tubashimiye ko mwumva ibiganiro byuje ubuhanga bikuye mu bumenyi butandukanye ndetse n'ibyegeranyo bikusanyije amakuru yose, inkuru zicukumbuye utasanga ahandi, ndetse n'ibindi tubategurira amakuru agezweho kuri Rwanda Star TV. Wakanze subscribe, turagusaba gusangiza bagenzi bawe ibyo wumvisha ahangaha bikunyuze, ndetse ugakanda no kuri notification kugira ngo amakuru mashyashya, ibyegeranyo, ibiganiro bitandukanye nibigeraho ubu wa mbere mu kuyibona. Bahaye ikaze uyu munsi. Nubwo uburaya abantu benshi bafata nk'ikintu kigayitse, ariko hari amabanga aba yihishe inyuma y'aba bakobwa bicuruza, bagira mu rwego rwo kureshya abagabo. Umugore yabigiraho nawe akaba yabasha gushimisha ndetse no kwegukana umutima w'umugabo. Iyi nkuru nuyumva kugeza ku musozo urabusobanukiwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyi nkuru ariko ntabwo igamije kwamamaza cyangwa gushimagiza indaya, ahubwo ikigamijwe ni ugufasha abagore bafite abagabo babo batwawe n'indaya, abandi bagore cyangwa se inkumi z'ubu n'abandi bazabyumva. Igamije kandi gufasha abagore kumenya ndetse no kwibuka inshingano zabo, ndetse no kumenya amayeri abakobwa bigurisha cyangwa se indaya gatuzwe muri iyo mvugo bakoresha mu rwego rwo kurinda ndetse no kwirinda muri rusange. Twifashishije igitabo cyitwa Nana prostituée, putain, alter, rencontre d'un intime relationnaire, peu banal, cyanditswe na Jaramillo Isabelle. Uyu mwanditsi akaba yarakoze ubushakashatsi ku buzima, imibereho, imikorere y'indaya mu gihe cy'imyaka 10. Iki gitabo kibonekamo amabanga indaya zifashisha yafasha abagore b'abanyarwandakazi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dore amabanga zigira kandi yavamo amasomo kuri benshi. Kumenya imiterere y'abagabo, icyo ni icya mbere. Iri banga ni ibanga rya mbere indaya zikoresha mu gukurura abagabo ndetse no kubareshya. Abagabo aho bava bakagera, ikigero cyose yaba arimo, akunda igitsina gore keretse iyo afite ubundi burwayi. Nubwo abana n'umugabo wawe, cyangwa se ukaba ufite umugabo cyangwa ufite umugore, buryo ushobora kuba utarafashe umwanya ngo umwige imiterere ye nyine. Iyo umaze kumenya uko ateye, imikoreshereze, imikorere y'umubiri we, umenya n'uko umwitaho, uko umwifataho muri rusange. Abagabo bakunda kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kenshi ugereranyije n'abagore. Kumutera umugongo buri joro cyangwa se kenshi cyane gashoboka uba ukora amakosa ahambaye. Kumusanganiza ibibazo agikandagiza ikirenge mu rugo uba hamwangisha. Kugira agakungu n'abagore bagushuka ni ikosa ukora, ndetse n'izindi ngeso abagabo banga, nk'uko twabibagejejeho mu nkuru zatambutse. Ikindi, ugomba kumenya imyenda yabugenewe. Mu bushakashatsi Isabelle yakoze, imwe mu ndaya imazemo imyaka 10 yamuhishuriye iri banga. Iyo burya bari mu rugo baba batandukanye cyane nuko ubabona mu muhanda. Imyambarire yo mu rugo ibidashamaje, ariko iyo bagiye mu kazi usanga biyitaho ku buryo buhagije cyane. Umugore ufite umugabo nawe byamufasha. Niba ugiye ku kazi kawe ka buri munsi, ambara imyenda igendanye n'akazi kawe. Nugera mu rugo uhindura imyambaro maze wambara ureshya umugabo wawe. Nta tegeko ribiguhanira. Abagore benshi cyane bambara nk'indaya batabizi, ugasanga mu gihe agiye mu kazi nibwo aroshyemo imyenda ireshya ndetse ikurura abagabo. Rimwe na rimwe n'impenure nyine baba bambaye. Yagera mu rugo ya myenda akayishyira ku ruhande, nyamara cyari igihe cyo kureshya ndetse no gukurura umugabo we, aho kwirirwa avana hasi abagabo, abasore n'abandi batarabe. Kwiyitaho rero igihe ugiye kujya ahandi hantu hatari mu rugo, ariko wagera mu rugo ntumenye ko ugomba kureshya umugabo wawe, ni ikosa rikomeye cyane. Yego mwarashakanye, ariko aracyakeneye kubona ubwiza bwawe bwa kera bwamuteye kuguhitamo mu bandi. Irinde nararishyikiriye cyangwa se narugezemo. Kuba mubana niwo mwanya mwiza wabonye wo kwiyitaho ndetse no kumwereka ko yashatse kandi yahisemo neza. Irindi banga ngo ni isuku, kugira isuku.
indaya zaganiriye na Isabelle mu bushakashatsi bwe zamubwiye irindi banga zikoresha: isuku. Indaya zigira isuku yo mu rwego rwo hejuru, zikunda kwita cyane ku isuku yo ku mubiri, kwitera ibirungo maquillage ituma asa na bike, kuko bazi ko abagabo babikunda. Bakunda umugore ugaragara neza, usa neza, kandi bibanda ku isuku yo mu nzu. Eva, umwe mu ndaya wahaye ubuhamya uyu mwanditsi, yamutangarije yuko ngo udashobora gusanga na rimwe icyumba cye kirimo akajagari, harimo umwanda cyangwa se hadateye umubavu uhumura neza. Rero umugore mwiza, ita ku isuku y'icyumba cyawe, umugabo wawe arusheho kugushimira buri munsi, anahishimire nyine. Irindi banga ni ugusasa neza. Abagore bake cyane bita ku busaswa. Gusasa neza kandi ku buryo buhinduka nabyo ngo bituma abagabo yumva anyuzwe nyine, umugabo akishima. Uzasanga amashuka amwe ku buryo bumwe, ese nuyasasa igihe kinini umwaka ugashira undi ugataha, wumva ko biguhesha amanota. Iteka umugabo iyo asanze ibintu byahindutse biramushimisha, maze bikongera n'urukundo mufitanye. Gusasa neza bijyanye no gushyira imitako inyuranye mu nzu, mu cyumba nyine. Byaba byiza ushatse itapi yo gushyira mu cyumba. Iri naryo ni ibanga indaya zikoresha. Mu gihe cyo gutera akabariro, niba mufite itapi nziza, mwayifashisha aho guhora mwihera akabyizi ku gitanda gusa, ibintu bigahora nyine ari bishyashya. Ikindi ni irushanwa. Aha wakwibaza ngo bigenda bite rero? Umugabo mwarashakanye ariko baca umugani ngo umugabo n'umwana wundi. Nubwo mwashakanye aracyari mu irushanwa n'abandi bagore batagira abagabo cyangwa se babafite. Abakobwa bahishuye cyangwa se benshi cyane bashinyitse amenyo hanze, ahariho hose bashaka kwegukana umugabo wawe. Ikizabigufashamo rero ni ukumufata neza ku buryo badashobora kugeza ku rugero ubikoraho. Amahirwe ufite mugirana igihe kinini, aho yirirwa ntimuba muri kumwe. Ibigerageza nyuramo ntubizi, ntushinzwe no kubimenya. Ikikureba ni ugukomeza irushanwa. Nubwo umugore mwiza kandi wifuzwa na benshi, ibikorwa ukorera umugabo wawe nibyo bituma amenya agaciro n'ubwo bwiza bwawe. Indaya iteka iyo zihuye n'umugabo zikoresha uburyo bwose bushoboka, ni hazagire undi mugore utekereza ko ibi ngibi yabitekereza nyine. Zikoresha ibikorwa bitandukanye. Rero umugore, kora ibishoboka byose umugabo wawe aba ari wowe uhora mu bitekerezo bye, kuko indaya ikora ibishoboka byose kugira ngo umugabo ahora yitekereza. Ikindi bakora ngo ni ugutera akabariro. Ibanga rya mbere ni ukubanza kumukuramo igihunga, umunaniro, ibitekerezo n'ibibazo bimuremereye. Eva, umwe mu ndaya zimaze igihe kinini cyane muri uyu mwuga, kandi ngo akaba awukora mu buryo bw'umwuga, yasobanuriye uyu mushakashatsi ko bigora cyane gushimisha umugabo mu gitanda ufite ibindi bimuhangayikishije mu mutwe we. Kugira ngo abashe kumushimisha rero, gushimisha uyu mugabo nyine, yamusobanuriye ko agomba gutuma atuza ndetse akabanza akibagirwa ibyo yaje atekereza. Ibi ngo bikorwa amuganiriza neza, amukorakora, amubwira amagambo meza ku buryo bimufasha kwibagirwa ibyari bimuhangayikishije. Umugore wubatse nawe iri banga yarikoresha. Niyo umugabo ageze mu rugo, wimusanganiza ibibazo, ahubwo reka abanza atuze, umubaze uko yiriwe ku kazi, uko amerewe, umwihanganisha ibitaragenze neza, ibitagenze neza nyine uwo munsi ndetse n'indi minsi yatambutse. Gutegurana kw'abashakanye ntibitangirira mu buriri. Burya ngo umugore aba agomba kumva umugabo, kumugira inama aho abona biri ngombwa, ndetse n'ibindi bimufasha kumva atari wenyine, kandi akarushaho kumwibonamo. Nyuma yo kumenya uko atwara umugabo bitewe n'uko aje, hakurikiraho kumwambura imyenda, inkweto, amasogisi. Iri banga n'indaya zirikoresha cyane, zirarisobanukiwe cyane. Abagore kubera ubunebwe ndetse no kumva ko bageze mu rugo, bakumva ko nta warubakuramo, ibi ntibiba bibareba nyine. Ushobora kutaruvamo ariko umugabo wawe agatwarwa n'abandi bagore, kandi ibyo ngibyo uzabwa atari ibintu bigoye na gato. Umugore agomba kwiganira ibanga, bityo
akongera urukundo umugabo we maze akamukunda. Bimufasha kandi kumva agushatse kurushaho, ku buryo byatuma muhita mukurizaho igikorwa nyamukuru cyo gutera akabariro. Mu miterere y'abagabo bakunda guhutiraho bashaka guhita birangiriza gahunda yabazanye. Indaya kugira ngo itume wa mugabo azahora aza kwishaka, irabanza ikamuturisha, ikamutegurira igihe kinini, bityo yahutihuti ikabanza igashira. Umugore rero niwe ubyungukiramo, kuko nawe iyo habayeho umwanya munini wo gutegurana arushaho kugira ubushake ndetse no kwibona mu gikorwa. Wituma umugabo wawe aza ngo ahite ahutiraho, maze mutegure, umukorakore, umubwire amagambo meza. Kumukorera ka massage biba ngo ari injyana muntu. Abagabo barabikunda cyane. Niyo ufite akanya banza ushyushya amazi, uze kumukandisha maze umumare amavunane. Niba ari ibishoboka mwajyana mu bwogero, muvayo umunaniro washize ndetse n'ubushake agufitiye bwiyongereye, ndetse bikaba byanamufasha kwitwara neza mu kibuga. Mu gihe kandi muri mu gikorwa cyo gutera akabariro, ni byiza gushyiramo umuziki utuje utuma igikorwa kigenda neza kurushaho. Gutera akabariro amatara azimije mu kizima, hari abagore babikunda. Indaya siko zibigenza. Abagabo 90% bakunda kuba iki gikorwa cyaba kibera ahantu hari urumuri. Abagore rero, umugore ufite umugabo ndetse n'ubundi ntajya aba amuhisha, agomba kureka bigakorerwa ku rumuri. Irindi banga ngo ni ukugerageza gukora uburyo position bunogeye umugabo, ariko nawe bitakubangamiye nyine. Niba rero umutware wawe agusaba ko wamuhindurira ukagira ubunebwe ukabona bitamunyuze, hindura ukoreshe uko bishoboye kose, uko ushoboye kose nyine nawe ushyireho akawe. Ikindi abagore buriya badakunda ni ukwitaho, ni ukugerageza amarangamutima akayagaragaza nyine mu gihe cy'igikorwa. Niba muri gutera akabariro mu rugo rwanyu, koresha ijwi ryawe umwereke ko uri kunezerwa nyine. Ibi bituma umugabo anyurwa kurushaho, ahubwo akongeza n'umuvuduko, kuko abona ko mwese mwanyuzwe. Aya ni amwe mu magambo ndetse n'amabanga abakobwa, abagore bicuruza batangarije Isabelle mu bushakashatsi bwe yabakoreyeho. Abagore beza rero, nahanyo kugira ngo ibyo mwiga hanyuma mukamenya gufata neza abagabo banyu. Umugabo ukorera ibi byose n'ubimukorera nyine akakunanira, akarenga akaguca inyuma, azaba adashobotse, izaba ari ingeso yifitiye. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Rwanda Star TV. Inkunga yawe n'ugukanda kuri subscribe ndetse n'iki cyegeranyo, izi nama zikubiye muri aya magambo wumvise, ubu bushakashatsi ukabusangiza bagenzi bawe kugira ngo turusheho kubaka ingo muri iki gihe nyine. Niba hari ikindi wumva twazakuganirizaho, byandike muri comment ijya hasi. Urabona ahantu handitse comment, wandikemo icyo wumva twazakuganirizaho ubutaha. Ndabashimiye.